bari kwimika umwami wa Nyiragongo. Hari Nyiragongo hayoborwa n'umwami. Ariko no kwijwe haba umwami n'ibyo. Hari Nyiragongo hayoborwa n'umwami. Ubwo basizeho umwami wabo. Donc nawe no umuyobozi ushyizweho na M23. Bivuze ngo buriya hari muri Nyiragongo hari kwigenzura. Nta buyobozi bwari buhari. Ariko nanone M23 irabanje yakora isuku isenya ibirindiro byose bya FDLR ndetse iranabafata. Ikindi nshaka kuvuga nuko bari abantu muherutse kubona M23 iri kwerekana barimo aba FDLR, aba Wazalendo, aba FARDC bagiye bafatirwa hari muri Nyiragongo. Bariya twabonye ni sample. Ni bake yabashatse kutuzanira ngo tubabone batwereke ko babafite kandi bafite buri cyiciro ni sample. Ariko wakubwira umubare wa FDLR M23 ifite mu ntoki bitse. Aragara tu Rwanda rwaraduteye. Ati Rwanda muzi bibombe bari kurasa muri Kongo. Tibikica n'ingabo ngo muzi abagore abanyarwanda bafashe ku ngufu. Muzi abana nta mutekano bagira. Aho hantu ntahibuka. Ntahagera. Ariko ari kujya kuvuga ayo makuru. Nyamara ibitangazamakuru mpuzamahanga ari kubibwira abantu bahora mu bitangazamakuru mpuzamahanga bari abantu bari kwakirwa na bananga na ba Bisimwa baganira n'itangazamakuru bagaragaza uburyo umutekano wagarutse, berekana uburyo bakora umuganda, berekana uburyo bari kubaka imihanda. Umusibejo Qatar yaratangaje iti aba bantu tubongereye icyumweru kugira ngo turebe icyavamo. Bisobanuye ko ibiganiro bitari kugenda neza. So nimba nyuma yuko M23 bivuze ko bitari kugenda neza ukumva Qatar ibyo igarutse bishimangira Wagner yatangaje kwamba gahita azavuga biriya rero. Ubwo urumva batari gusobanura ko umva kuri rero. Ari muri Qatar hibereye abakongomani gusa. Donc nabahagarariye guverinoma ya Kongo Kinshasa na M23. Bose n'abakongomani. Donc barafasha agapira bakabakubita mu biganza bwa ati nimugende mwicare nk'abakongomani mwiganirire. None ibiganiro ku munzani M23 mu biganiro iri gukubita leta ya Kongo. Ndetse Makenga yaranavuze ngo na Sud Kivu ntitwayibaraga. Twebwe twashakaga Nord Kivu kuko nihi wacu. Tugize amahirwe turahafata. Aravuga ati mwaba muzi impamvu twagiye na Sud Kivu. Buriya ngo twagiye kurwana Sud Kivu kuko twari tumaze kubona ko umwanzi none uri kutubuza kuba muri Nord Kivu neza ari guturuka muri Sud Kivu. Duhitamo kujya kurwanyiriza umwanzi ahaturuka. Tujya gufata Sud Kivu. Yego. Turi kumwe cyane. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshall Real Estate iduhaye Sevarante. Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira umunsi ku munsi ku Rugendo Online TV. Imana ikomeze kubarinda ibyo muri gukora byose. Ndababwira ngo imirimo yose werekejeho amaboko igiba blessed. Buriya ngo hari umuntu waciye umugani ngo utarya ntagakore. Wowe urujye kuvuga ngo udakora ntakarye. Utarya ntagakore. Cyangwa se undi araza aravuga ngo uwarihuse yarapfuye. Ubundi kutarya bibaho. Gukora kutarya bibaho. Gukora ntibyabaho. Ntago byabaho. Ubundi nukuvuga ngo umudiho uvahe mwitako. Kandi akora ikiri mu nda. Yego. Nuko bimeze rero aho uri kureba ibiganiro byacu uherereye hose. Abantu baba bari kutureba ari mu ngendo zitandukanye. Harabari abicaye mu ma office, harabicaye mu rugo. Mwese turabasuhuje cyane. Ndi kumwe na Sympathique Cialo. Ako kazina ntago abantu bazi ko ari impine y'amazina yawe. Ntago babizi. Yandemye Robert Sympathique. Sympathique yandemye Robert. Cialo. TV. Sempa umeze neza? Ya meze neza nta kibazo. Abantu banajye no kuri channel ye mukore subscribe Cialo TV nayo
ndaje nkomeze mbahate n'ibintu mu gihe kitarambiranye. yego ibyo bigenda neza cyane tujye kuba nanjye ni Samu Gakire tujye kugana n'ubundi nabonye feedback muri kuvuga ko ibintu bimeze neza cyane noneho ndahari abantu bajyaga bavuga ngo wagiye he I'm here to stay ntaho kugenda hari rwose tujye kubana ariko tukiraho hari umuntu wamvugishije ambwira ko nimero yanjye ayibonye kuri wowe yego from USA. Okay, clear. reka tumusuhuze nawe Nagusuje cyane. yanyandikiye rwose arambwira ati ngeze ku munota wa 40 na kangaye naryohewe ikiganiro ni cyiza cyane ariko uyu mugabo ahita posing akora screenshot arambwira ati this man yego yamvugishije yego n'abandi turabashimira cyane kuko iriya ni motivation iyo mutubwiye ko mwakunze ibiganiro byacu buri kugira ngo twebwe natwe ubu mutubona ntago tujya dupfa gusinzira tutari twamenya ngo ejo tuzahiki abantu badukurikira oya ntago bishoboka kuko niko kazi kacu sempa reka duhite twanzika cyangwa se twambuke tujye hakurya n'ubundi nkuko bisanzwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Burasirazuba bwa ariko ndahera muri Kivu y'Amajyaruguru. Turajya muri Nyiragongo nituza kujya muri Nyiragongo cyane ndabanza kuvuga ko umuntu wese udukurikiye wumva ahantu bita Nyiragongo yego ni mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko ni mu Majyaruguru yego mu Majyaruguru ya Goma yego ni mu Majyaruguru ya Goma muri Goma aho hantu niho hari ibirindiro bikuru bikomeye bya FDLR yego ukuvuga ngo ibitero byinshi FDLR yateraga mu bihe byagiye bitandukanye yego hari ahantu niho habaga havuye operations zikomeye ngira ngo no mu minsi ishize buriya abantu babona kira gitero cyo gushaka kwisubiza umujyi wa Goma yego niho bari baturutse yego niho cyapangiwe yego hari niho cyapangiwe nyuma rero urumva M23 nyuma yo gufata Goma yivuga ngo bari rukanse bagiye mu birunga bagiye mu misozi bajya kwikusanyiriza hararu ariko nyuma yuko buriya bushotoranyi bubaye M23 isifata imyanzuro ikomeye ariyo guhita ivuga ngo SADC yebura bwo ku itariki 11/12 z'ukwa kane SADC mutahe none nta yindi tolerance bari nabo bari hariye hahise haba operation tuzasigara duhangana nabo yego operation yabaye yarakubuye iracyanakomeje ubundi hari ya Nyiragongo urabizi ubundi kare agace urabizi hari n'ikirunga cya Nyiragongo bivuze ngo buri hari n'amashyamba cyane urabyumva ariko none haranatuwe ariko hariya FDLR yahagize indiri kubera ko kuhatura birashoboka no kuhategurira intambara bigashoboka yego no kuharwanira bigashoboka nk'abantu hamaze imyaka myinshi donc kuri bo hariya ni wabo kandi hababereye haboneye yego ariko ubwo hari wabo nyine mbere yuko M23 ibaho ariko ubu M23 ihari yego hari kosa bakoze baribeshye bagira ngo baracyayobowe na leta ya Kongo Kinshasa kuko gutura hariya ni uburenganzira bari barahawe na leta ya Kongo Kinshasa n'ahantu yabahaye ngo biturire babi bajye banahategurira banahakoranire bakorana ibikorwa byinshi bafatanyije so M23 yahambuye leta yari bashyigikiye bo bibwira ko birangiye ntibananyurwa batangira kugaba ibitero no kuri M23 ariho baturutse ubushotoranye ariho baturutse kandi uwatumye bahagera ariyo guverinoma ya Kongo Kinshasa nayo ubwayo yirukanwe aho hantu bivuze ngo bari basigaye batuye mu gace kari kuyoborwa nabo batavuga rumwe batabemera batumvikana icyo ni kimwe nkaho bagatekereje kuri icyo kintu batangira no kugaba ibitero kuri M23 baturutse hahandi igitero cyo ku itariki 11 gishyira 12 cyakomye Rutenderi
cyose kigaragaza ko kuko cyari kirimo FRDC, Wazalendo, Sadeke na Monisco FDLR yarwanyeho niyo mama na ya FDLR kuko nukuvuga ngo banagipangiye mu birindiro bya yego hariya. yego Noneho wibutse kuko ngo aba FDLR bafata nk'abakombata bakomeye, which is true. noneho barangije baramanuka baraza, ubundi kira cyari igitero cyo kurangiza M23, kwigarurira umujyi wa Goma, kandi gufata Goma ni ukurangiza M23 byari birangiye. yego. Noneho M23 nk'uko isanzwe irwana ibikesheje amakuru y'ubutasi, ubutasi bwayo buyereka ko hari ibitero, bo baritegura. Ubundi ikintu cyabaye, inkuba yabakubitiye ko isaha yo gutera igitero, yo kugaba igitero, M23 yari yize, yo yahagaze iri stade ivuga ati nibyo se koko baraza. Ariko se Abandi rero bo baje amakuru ahari, kuko ubundi buryo cyari igitero gikomeye kiremereye cyaguyemo benshi kikangiza byinshi, M23 yari irangiye. niho hantu M23 yahise ifatira imyanzuro ikomeye cyane. Uzi ko amasezerano yari yarasinywe hagati ya M23 na Sadek yahise ateshwa agaciro. Ibyari bari batangiye ngo kugenda ngo gusanasana ikibuga cy'indege ngo bazatahe. ibyo gusana ikibuga cy'indege, urabona ko nabyo ubwabyo byagendaga bigura intege ngo hari hateze nk'ibisasu. Uzi uburyo bategura ibisasu, wawize biriya bisasu bya mu ikoranabuhanga rigezweho bisigaye bitegurwa na drone, ariko ubundi gisasu kugitegura bagitega ikindi. yego drone nyine igenda ibirasa, yego ibirasa, igisasu irabisikana ikabirasa, yego igisasu gitega ikindi. Ariko urabona bo uzi ko biriya byabaye hashize nk'iminsi 9 10 amasezerano yarabaye baratangiye no kubikora, ariko se byatanze iki? Wagira ngo bagikoraga badashaka, bivuze ngo hari ibindi bateganyaga. Cyari gitero kibaye rero M23 girite ikiburizamo. Wibuke ko ya Sadek irimo hariya, iri mu kigo, iri under control ya M23, yego ijya guhaha ikamanika urutoki ti mwaduhaga hushya tukajyayo tukajya guhaha. Yego turabaherekeza. Yego wibuke ko iyo Sadek yari iri, ayo masezerano yari in process, yahise iba involved. Kumbi abantu benshi bavuga ko nari amasezerano Sadek yo yaje bari abakuru b'ingabo, yego baje kuyasinya, n'ubundi bo bari bazi habari z'uko hari gutegurwa operation yo kuzasaka kwisubiza Goma, kwari kugira ngo bamere nk'abakinze M23 igihu mu maso. Yego nkuko wari ubivuze, buri ikintu gikomeye M23 ifite kiri hejuru y'ibindi byose binatuma batsinda. One, bafite icyo barwanira. Yego bafite intego y'icyo urwanira. Ikindi cya kabiri, discipline y'igisirikari iri hejuru, ikindi kintu kibafasha gutsinda gikomeye, ikintu bita ubutasi bwa M23 buri hejuru. Biriya bitero byose bijya kuza, we muganya waravuze ngo inkuba bakubita bakiri kubipanga buri gihe bigenze ute? Yego ariko hari amakuru avuga ko bano bantu FARDC, Wazalendo n'ibiki ubwabo niba abasirikari batari badakunda igihugu, niba abandi tuyatubona bateruye mitsingi bari kwinywera, niba abandi nimba M23 ikeneye amakuru arabahamagara babwira ati nyamara mwitegure twazanye Sukhoi ejo tuzaza kubarasa, bakamuha amadolari 200 $100, yego akabaha information, noneho bakajya kurasa M23 yamaze kuzana ibihanura. Ari nakandi kantu M23 yujuje gakwiye kuba karanga abasirikare gakomeye cyane. Do not believe anybody. Ivyo bintu nabibona, nta muntu numwe wo kwizera.
nta muntu n'umwe wo kwizerwa. Nimba unaje ukabona ko M23 ikabona ko ikikugenza cyumvikana mwa dealing your deal, okay, they accept, barabyemera. Ariko bagasigara bareba uburyo mukorana. ariko simpa ako kantu nta kwizera ngo ako kantu ko kutizera abakongomani cyane cyane turebye mu buryo bwa gisirikare twabonye mu gihe cyo gufata Goma. Umusirikari umuzarendo rega n'umuturage. Yego. Umuzarendo bura ntago ari umusirikare n'umuturage, baha training z'iminsi 2 bakamubwira ati dore uko batera igisasu, dore uko batera bombe. Na esprit za gisirikare nta ntabwo ari umusirikare wazalendo ni ya mitwe yitwaje intwaro myinshi yarwanyaga leta, niyo Kongo yahise ifata n'urubyiruko b'abaturage barangije ngo bakunde igihugu. Buriya the same harimo nujya kubihuza wazalendo uzabafata nk'intera hamwe mu Rwanda. Yego niko kuko ntabwo bari well trained, ahubwo bo baravugaga ati twagiye gutya. Noneho umva ikindi leta yakoze, uzi ko leta ya Kongo yasigaye yizerera muri wazalendo kurusha FARDC. Babise ngo abapatriote bari ngo nibo badanje, ngo nibo bakunda igihugu, na leta iraba recognizing kurusha ingabo z'igihugu. Ntabwo ejo twaturi kuvuga kuri General Yakutumba William Yakutumba, uriya bamuhaga autoproclamation, General autoproclamation, ama prime yo gushyira wazalendo kugira ngo avuga ati bashyirize prime d'abord ejo bazajya kurekipera Bukavu bayigarukane mu biganza. Nabo bari bagahita bajya kwa wa mupfuma akabwira ati mugende. Ibyo amukanya wari kuvuga ngo M23 ntijya yizera, uhita ubihuza. Ntago nimba Goma ibaye tombe ikajya mu maboko ya M23, umuzarendo wari uri kurwana akambura imyenda, imbunda akajya kuyihisha mu rugo. Yego, ni umuturage. M23 nihamagara inama y'abaturage, umuzarendo nawe arazamura mu umuturage nk'abandi. Yego, buriya rero ubwenge M23 yakoresheje n'ubigikoresha. Mu minsi 2 ishize wabonye Wiringoma ari kwerekana uburyo abantu benshi bafatiye mu mukwabo. Umuntu abari umuturage akambara igikoti kirekire, imbunda iri mu hano. Yego, uwo yari umuzarendo kuko iyo mbunda ntahandi yayikuye. Ariko reka mbwire n'akandi kantu. Mu misego ibiri ku gitanda cy'umusirikare wa Kongo haba harimo n'imbunda aharara. Ibiri ku musego, imbunda zabo noneho zo bazikoresha uko bashaka. banza wumve nkubwire Kongo uburyo ikora. Umusirikare wa Kongo abatahiwe mu rugo, nta kigo bagira, afite umugore n'abana. Banza wumva ku kantu. Umusirikare imbunda yitahaniwe mu rugo. Donc nuko babayeho kuba muri Kongo umuntu afite imbunda cyangwa se bazikoresha uko bashaka. Ibyo rwose ntibikuvune ntibikugore, wumve ngo ni ibintu biri aho ngaho ndetse binasanzwe cyane. Uburyo rero nabwo zikoreshwa nabyo ni ibintu biri aho ngaho utabona ukugira. Bivuze ngo muri Kongo kimwe mu bintu byandaraye mu baturage ni intwaro zirimo. Yego, n'imbunda. Noneho wibuke ko muri Kongo buriya wabonye n'abasirikare bagiye bimurwa bava hariya muri za Nord Kivu bajyanwa Kinshasa, ari leta iri kubatwara biciye muri Croix Rouge na UN. Yego, babajyanana n'abagore babo n'abana. Kandi nabo M23 yafashe. Babajyanana n'abagore babo n'abana. Umusirikare abana n'umugore we n'abana n'imbunda mu rugo. Wijya kure Bukavu ifatwa. Kansayo kira kigo cya gisirikare cyahariya cyahari Bukavu. Yego, bita Kansayo. No kuvuga ngo abantu bagiye babona utuvideo Bukavu gifatwa abana bato bafite imbunda. Nuko nyine kandi no kuvuga ngo niba abana baba basirikari neva bababaje, ariko n'ubundi n'abagenerale koko abagenerale mugani wawe bo muri Kongo bari benshi. Yego, n'aba autoproclamé. Umuntu wari we wese ashaka kubyuka akavuga ati ni pete umuntu yiga. Genda generale. Nkoze nko muri wazarendo, abagenerale bo muri wazarendo Samaranka bashaka kuba barihaye. Yego,
twabonye izo video abana bafite imbunda yego noneho M23 buriya ibukavu yakoze yarabanje ibwira abaturage yereka abaturage icyizere kuva abaturage nge twe twagiyeyo gukora ikiganiro ariko mu kugera abaturage baravuga ati twari dufite amakuru atubwira ati M23 baricana M23 bagera hano bazatwica twese none twabonye ari abantu beza bari gukubita ya mabandi yatwibaga bari ku umutekano umeze neza kandi izo propaganda zakorwaga na leta ya Kongo na n'ubu ngubu yo iracyazikomeje niko kibivuga wibaza ibintu umuturage yakubwiraga bibonye mu minsi ibiri nyuma yuko M23 ifashaho yego noneho buriya nubwo tujya tuvuga ngo abaturage b'ibukavu bafashije M23 kumenya uko abaturage umwana aravuga ataho kugira ngo banyigirire nabi tanga imbunda urayifite yego kuko ndabyibuka ko hari ishyirahamwe ry'abamotari b'ibukavu ryakusanyije imbunda zigera mu imbunda zigera mu ijana zari ziri mu baturage bibuka ko abasirikari bamekimbia baragiye bavuye mu mujyi umujyi urimo abaturage uri mu maboko ya M23 ariko harimo imbunda buru akubwira ngo izo bajugunye mu Kivu zari nyinshi izo bari batari babonerega n'ubu ntago haburi za insande ziba zikirimo zirimo tuba tugiye turimo niyo mpamvu ubona Goma yafashwe mbere bigeze ubu bavuga ngo twafashe imbunda zigera muri 20 na zingaye ngizi za abaturage bari batwaye mu makote ubundi reka mbwire umuturage nta gace gashobora gufatwa abaturage batabigizemo uruhare cyo ni cyambere yego icya kabiri nta nubwo umutekano ushobora kuboneka abaturage batabigizemo uruhare icya gatatu abaturage nibo banacumbikiye abo bantu igihari rero ni iki igihari nuko nanone abaturage rero bagomba kubigisubizo kuko buri abaturage nibo bazi umwanzi kuko ni nabo bacumbikira umwanzi icyo bivuze ni iki M23 igomba kubaka umubano ukomeye hagati yayo n'abaturage kugira bigende bite kugira ngo na wa wundi umwe 2 3 4 5 bafite gahunda yo gukomeza guhungabanya umutekano bazarangwe n'abaturage kuko abaturage nibo babana nabo kugira ngo rero umuturage aguhereza ayo makuru abakwizereramo hari ibikorwa M23 ikora iri gukora n'ibyigomba gukomeza gukora bigarurira bituma abaturage bayizera urabyumva muri buriya gukopera umuntu w'umuhanga ku ishuri byari nubwo byabujijwe ariko wasangaga umunyeshuri wese ari gushaka gukopera ku muntu abizi ko ajya atsinda ibyo nari mbivugiye kuki M23 iri hariye yego ni muri Kongo u Rwanda ruri hano duhana imbibi yego hari gahunda ebyiri ziba mu Rwanda zikomeye iya mbere abantu beje bundi barayumvishe mu gihe cy'amatora umuturage ku isonga buriya ni gahunda ikubiyemo ibintu byose muri Kongo ho ni umuyobozi ku isonga depite amere neza umuturage harya ari umugani twigaga mu Giswahili ngo punda kufe muzigo ufike punda kufe muzigo ufike nuko nyamara punda niwe wikoreye umuzigo ngo ariko punda pfe ariko umuzigo ushyike none ngira ukuntu urumva punda niyo yikoreye yego uri kubyumva ariko akufe ariko nashaka kugereza y'ibyo agejeyo ahita apfa ni kwa kundi kuvuga ngo iyo umuntu amaze kwambuka arasikiraro cyangwa akagitema kandi aricyo kimwambuye iki ariko nanone kumbuka shukrani za punda ni nini mateke shukrani za punda ni mateke ukizuba kidogo utakula teke ubwo rero ibyo bintu biba byuzuzanya nari mvuze umuturage ku isonga hari indi ya kabiri ni mpamvu mvuze ngo M23 ni kopera cyangwa niza kwigira ku Rwanda
izakora ibintu bikomeye cyane kubera ko nimba tuvuze ngo umuturage ku isonga harimo ko umuturage wamuhaye ibikorwa remezo nabonye batangiye kubaha imihanda babahaye n'umutekano kandi umutekano nicyo kintu cya mbere umuturage aba akeneye. reka mbwire niyo waba ushonje ariko ufite amahoro n'umutekano yego uba umeze neza cyane. uko wahaga kose uko wakwijuta kose ubutunzi bwose waba ufite uba utungiye ahantu hatari amahoro n'umutekano nta kintu uba ufite. ibyo ngibyo ngiye nkunda gutanga ingero za hafi. ibyo ngibyo uza abantu wabibaza. ibyo wabibaza abanyarwanda bari hirya no hino mu bihugu cyane cyane bya hano muri Afurika bagiye guhiga ubuzima. umunyarwanda aragenda akajya guhiga ubuzima uzikora abakozi ujya unabyumva yego cyane mu bihugu runaka ngo za Mozambique bari kuzazambia ngo bari guhiga abanyarwanda ngo byagenze gute ngo bari kugera babahora ko bakora bagatera imbere ya kandi ibyo bihugu nta mahoro aba narimo ya baragenda bagatunganirwa ariko yamara gutunga na miliyoni 100, 200 na miliyari yayitunga bakaza umunsi umwe byose rambika agahita yongera agasubira ku isuka rambika hano kubera iki amahoro yagiye gushaka ubuzima agira n'amahirwe arabibona ariko hari kubishakira nta mahoro haba nta mutekano haba ahora mu marira. bo barabizi abanyarwanda babakorera bushabitse muri ibihugu duturanye barabizi uburyo bigoranye. reka nongereho akantu kamwe nari mvuze umuturage ku isonga icya kabiri rero buri muturage ni ijisho rya mugenzi we. kuba ijisho iyo bivuzwe ngo umuntu aba ijisho rya mugenzi we yego ubundi unajua manake chemchem isoko iyo niyo soko y'amahoro. buranja nkunda kureba no mu makaritsiye dutuyemo ndakumva abantu baravuga ngo uyu muntu ko dusanzwe tumuzi hano ya uyu muntu nindi yego hano hari umuntu tudasanzwe tuzi cyane. urabizi ko mu Rwanda habaho gahunda nimba ucumbikiye umuntu wavuye Cyangugu yego uri i Kigali yego nimba ujya unanabikora umenye ko ukora amakosa uba ugomba kujya kubibwira umudugudu. hari aho ukwiye gutanga amakuru umwisibo wenda tuve kwa mudugudu hari agomba gutanga amakuru kugira ngo aho hafi abwira ati hari abantu baraye iwanjye yego aba noneho hari abantu batazi ko ibyo iyo ubikoze uba wirengeye bagira ngo we uburengeye uwo muntu cyangwa se uburengeye wowe ni wowe uba wirengeye. ngaho ibaze wararanye umuntu gutyo muri quartier hakaba ikibazo iwawe bakahasanga abantu batazwi muri iyo quartier wasobanura iki? ibyo nibyo bigomba kubaho. hari n'indi system ya songa mbele buri abantu bakuru twatangiriye Nyiragongo buri abantu bakuru baraza kubyumva abantu bazi by'intambara y'abacengezi ntabwo mbyinjiramo cyane simbizi ariko abantu bakuru babizi baraza kumenya ikintu bita intambara y'abacengezi. kantu kasonga mbere ni ukuvuga ngo we ushobora kuba uri ahantu ubundi hari tekinike na tactique bikoreshwa iyo bibaye ngombwa mu bihe nka biriya kubera yuko umwanzi aba ari mu beza umwanzi aba ari mu bazima umubi aba ari mu bazima umugambanye aba ari mu bazima kandi uba ugomba kumutoramo yego ariko uba ugomba gukora igishoboka cyose kugira umufatisha kuko we ntaba ashaka kugera aho uri aba ashaka kugera aho uri aje guhungabanya amahoro n'umutekano. we iyo umusanze aho ari aba yibwira kutamuzi aba yijijisha kuko akiri mu bandi ariko nyamara abatandukanye n'abandi kuko abahaba bihishamo ntiyanagendera mu bandi. gahunda ibihari ni imwe rero songa mbiri we ufata abantu bose ukabajyana ahantu hamwe tuvuga ngo ni mushuru mmoja ukaba kwarangiza ukavuga ati usigaye so wacu ubwo niwe turi gushaka nyine ni nawe uri kudushaka ubwo niwe twabuze kandi iyo songa mbere buri wese aba ari gusohoka iwe yego
hasohowe n'ababishinzwe nyine rega nimba ari ubwo bishatse kuvuga ikirero bishatse kuvuga ngo uwo washakaga uri muri abo bantu adakwiye kubamo uramubona kuko ntubura n'ukebaguza uramubona kuko hari ababa nka mukaroti ebana uramubona kuko rega ngo tugende imbere agahita avuga iyo bimeze ariko wabonye ibintu Mutenseri yakoze uziko Mutenseri yafashe Wazalendo uziko itanitiranya tekereza ko itanitiranya barabwira ati aba ni Wazalendo aba ni FDLR aba ni abanyarwanda baba muri Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ahubwo leta yahaye ibikoresho bose ikagenda ibacagura yabiyoberwa ute ari abakongomani bagenzi babo urakoze noneho ntabwo izi system abakongomani bazimenyereye ntabwo bazimenyereye yego wowe uraza mu rugo rw'umukongomani ariko ikintu cyagiyemo ni ibintu byo kuvuga ngo kubera ko runaka n'abakongomani bamwe bagiye banashyingirana bamwe ukanasanga amasano yagiye yirema ariko hakavamo ko harimo babandi bo mu bwoko runaka abavuga ikinyarwanda buriya Goma uwagutuma bakavukire muri Goma wabona mbarwa icyo ni kimwe cya kabiri Goma ni ahantu hari international hahurira abantu utamenya ari ibiki buriya Goma inatandukanye na Sud Kivu buriya Nord Kivu na Sud Kivu biratandukanye buriya Sud Kivu abantu bayituye ubundi bakavukira ni abitwa abambote mu Rwanda babita abatwa basangwa butaka n'iki yego uza abantu bitwa abashi benye bari bo bitirira abanyacyangugu kandi nabo bafite abashi bari ni bambote abashi haryo ubwo batandukanye n'abarega wango cyane abarega n'ubwoko bw'abarega buba muri Kongo abashi nabo n'ubwoko buba muri Kongo buriya na Bertrand Bisimwa umuyobozi wa M23 ni umushi ntanuza ubura barashe bamwitande ariko Byamungu si umushi Byamungu ni umushi nyine uyu wo muri FARDC uyu wayoboraga ingabo muri Ntuza nawe yari umushi harya yitwa ura general major general wapfuye bagahita bamwongerera ipeti bakamugira lieutenant general yego nawe yari umushi kimwe n'abari bita babitakwira nabo nabashi noneho inyuma y'abashi rero hari muri Sud Kivu inyuma y'abashi abandi bahatuye ni abarundi n'abanyarwanda n'abatanzania donc ni ibintu by'ibivange biri aho ngaho ibyo byose bikwereka iki bikwereka ko kino gice cy'uburasirazuba bwa Kongo gituwe n'abantu benshi batandukanye kandi bose bahuriye ku kintu kimwe kijya gusa n'ubushabitsi icyo bakeneye ni ubuyobozi bwiza ni ukubera ko hano muri ibyo bice uri no kuvuga cyane ntabwo harimo za bizinesi z'ubucukuzi haba amabuye se nkaba nari mpegereye nkaba ntaragiye ko gusaba akazi wowe birawumva bavuga ntari igihe ujya kumva ukumva bavuze irindi zina rishya ry'ikirombe utaruzi kandi ukaryumva ari uko M23 ihageze kubera iki ubutari usanzwe ucyumva cyangwa ubutari usanzwe ukizi hari ibice byo M23 yagiye ifata ukabona bivuze ngo kongera hungabanye yego hari ibice hari ibirombe M23 yagiye igeraho isi apana Kongo isi gahite ihungabana cyatukaye kumbe y'abanyagwa icyambere ni cyitwa Alphamine y'abanyakanada kijya cyitwa cy'abanyakanada barababeshye uzagenda usome neza nudasangamo akaboko k'umunyamerika uzangaye yari Yesu umunyamerika nusanga atari by'abanyamerika ahubwo uzangaye erega Amerika hariya yahabaga mu buryo burendirect abakongomani bo bayihamagariye direct kandi kuba bakwaye mu buryo burendirect
nta kondisiyo zayo yari yarashyizeho. Kuhaba rero mu buryo buri direct bihita bizana no kurwanya ruswa, hakaza n'umutekano. Ikindi ntago umunyamerika ajya abana n'umunyaburayi. Nta n'umunyamerika ajya abana n'umunyaburayi. Nta hantu na hamwe umunyamerika n'umunyaburayi bajya batandukanira, ahubwo aho bahuriye bahabana buryarya nk'abaryana. Bo bakakwereka ko batari kumwe, ariko baba bari kumwe. Sempati, reka dusubire muri Nord Kivu muri Nyiragongo. Nyuma yuko M23 ihakore iyi operation ikomeye cyane, yego, yo gusenya ibirindiro bikomeye bya FDLR. Niko kazi kamaze iminsi. Ubu M23 iri kuhakorera, ubu turi kuvuganira kuhakorera uhe muhango. Iri kwimika umwami w'abakono. W'abakono. Abakono baba hose. Babakono bo muri Kongo. Oya. Bari kwimika umwami wa Nyiragongo. Hariya Nyiragongo hayoborwa n'umwami. Ariko no kwijwe haba umwami n'ibyo. Hariya Nyiragongo hayoborwa n'umwami. Ubwo basizeho umwami wabo. Donc nawe no umuyobozi ushyizweho na M23. Ariko se buri ijwiho nta ijwiho buriya nta, ariko haracyahari wijwe. Kwijwe harafashwe nawe ari kuyoborwa na M23. Ariko ejo bundi ngo ari inzoka. Abashihara baba bari gukoresha inzoka. Ntabwo zikari inzoka zishe abasirikare se. Inzoka? Ubwo bageze hari inzoka. Oya. Ushaka kuvuga z'intumano? Bagafata inzoka bakayituma umuntu, nazo bazazirasa humura. Hoya, operation zarabaye. Buriya yakantu nkako kabaye batuvuga ate. Imyuka mibi. Hari imbunda zitajya zikangwa n'ibyo. Urumva rero M23 hariya muri Nyiragongo yo iri donc M23 ikomeje kubaka igihugu, ikomeje gushyiraho abayobozi. Bamaze kwimika umwami wa Nyiragongo, Gatsitsi Isaac. Niwe bamaze kwimika. Uwo ni umuhango witabiriwe n'abayobozi benshi muri M23, barimo vice guverineri Willy Manzi, hari na Lawrence Kanyuka yarahari, n'abandi bayobozi benshi bakomeye muri M23. Bivuze iki? Bivuze ngo buriya hariya muri Nyiragongo hari kwigenzura, nta buyobozi bwari buhari. Ariko nanone M23 irabanje yakora isuku, isenya ibirindiro byose bya FDLR, ndetse iranabafata. Ikindi nshaka kuvuga nuko bari abantu muherutse kubona M23 iri kwerekana, barimo aba FDLR, aba Wazalendo, aba FARDC bagiye bafatirwa hariya muri Nyiragongo. Bariya twabonye ni sample, ni bake yabashatse kutuzanira ngo tubabone batwereke ko babafite kandi bafite buri cyiciro, ni sample. Ariko wakubwira umubare wa FDLR M23 ifite mu ntoki bitse. Jose ndi kukubwira ngo M23 yakoze akazi gakomeye. Narabihakanye. Ariko nakubwiye ko bari abantu arabanzi ba M23. Nakubwiye n'uburyo ari abanzi bayo, naho byaturutse kugira ngo babe abanzi bayo. Byaturutse ku ngenga bitekerezo n'ahandi byaturutse. Byaturutse ku kuba FDLR bavuye mu Rwanda bakoze genocide, bageze muri Kongo barayikomeza bayikorera abarwandafone b'abakongomani. Niyo yangenga bitekerezo bakomeza. Barabica, bamaze kubica abandi barabahobagiza. Ba bantu barirukanka, bamwe bahungira mu Burundi, mu Rwanda, Uganda, Tanzania na Kenya n'ahandi ku isi, abandi muri Amerika, Canada, Europe n'ahandi. Hose barashwiragiye. Ninde wabikoze? Izira FDLR zirangije zinafata ubutaka bwabo zirabwokipa. Ibyo byose babikoze babifashijwemo n'ubuyobozi bwagiye bujyaho bwa leta ya Kongo Kinshasa. Hari umwana wanyandikiye w'Imasisi arambwira ngo nzaza ajye ku mu butaka. Gusaza tuzajyana, tuzagenda baduha ubutaka Imasisi. Naravuze ngo afite ubutaka bwinshi bari bambuye baragiye mu buhungiro, ariko bagiye gutaha. Buriya uwakwereka Masisi yo mu myaka 30 iri imbere. Masisi ngwirera we. Wakwereka Masisi. Buriya ngo Masisi izabiriho mu myaka 30. Masisi niyo yagemuriraga Kinshasa ku bintu bijyanye n'imirire. Umva we byihorere, hari icyo abantu bazumva. Masisi ngo hari ibishyimbo we. Masisi hari we abantu bafata ahantu mu mezi 3 bakabatangiye kubaka imihanda. Ubwo se mu myaka 3, mu myaka 30 se tuzaba turi kubona byinshi cyane sempa. Nuko rero bagiye bimika umuyobozi mwami wabo Gatsitsi Isaac. Ariko ikiza bakoze bamushyizeho bamaze gukora isuku, bamaze gukuramo batezaga umutekano muke. Bivuze ngo
umwami nawe aragenda ashyireho inzego z'ubuyobozi, ahasigaye birindire umutekano, ibintu bigende neza. Bisobanuye ko rero M23 ikomeje kwiyubaka no kubaka igihugu. Ura niba bari kubaka inzego, biri gukora itandukaniro. nimba bari kubaka inzego, cyari abantu bajya bavuga ngo ko ninde muntu kuko wasubiza ibintu byo muri Kongo ku murongo. yarabonetse. Yego yarabonetse. ni umukongomani. Kuko ikibazo gifitwe n'abakongomani n'igisubizo kigomba kuva mu bakongomani. Nta kundi bigomba kugenda, nuko bigomba kugenda. Umuntu wese akwiye kubyumva aricyo. Kuko ubundi ikibazo gifite abakongomani, ariko bo igisubizo ntibakishakamo. Igisubizo bari kugitega ku bazungu, kandi nyamara bari abazungu ni nabo bateje ibi byago byose Kongo ibona. Hari ukuntu bajya bavuga ngo buriya yo umuntu ari kubyahara, ibyo byo gutegereza bazaza kubikemura byari bya kera. Abana bo muri Kongo bato bavutse, abavukiye mu buhungiro, twari turi kuvuga ukuntu u Rwanda rwahobohowe, twari turi kuvuga ukuntu jenoside yakorewe Abatutsi yahagaritswe. None se yahagaritswe n'abana abenshi bavukiye, abasebo bari kurwana muri M23 nabo nibo. Utekereza ko bafite imyaka ingahe? Ntabwo babonye n'abana nyine bafite imyaka ingahe? 20 kandi bamaze imyaka irenga 30 baho bagize. Nta urimo ufite 30. Utekereza ko bakuriye heze? Mu buhungiro, mu buzima bubi. None bagiye gukora iki hariya? Baratashye. Ntabwo ubwo bagiye gutaha, ubwo baratashye bagiye gutegurira ntujya wumva bene wabo, ntujya wumva ukuntu abantu bashamaduka kugenda imahanga gushakisha kugira gute, bara bose bavuga ibyo bashaka. Uzi ibyago bibi bibaho ku muntu kuba udafite gakondo, kuba utagira igihugu, kuba utagira gakondo. Yego. Kuko niyo wagenda ugashaka ukabona ibya mirenge, ibyishimo biri nyogokuru wawe ari, sogokuru wawe ari. Ibaze kuba uri umwana uba muri Canada, mama aba muri Australia, undi aba mu nkambi, undi aracyari mu nkambi muri Kenya, ntagaragenda. Uri kubyumva? Kandi no kugenda bizaba impuhwe. Izi mpunzi kugenda iyo hanze bavuga bizaba impuhwe. Abakongomani baba mu nkambi n'ibiki cyangwa bagiye muri Amerika, ntimukishimire. Mbona wenda byo yubaye selected nibyo ugiye muri Amerika, wenda ugiye gushaka ubuzima, harimo itandukana n'ubuzima rubaye mu nkambi, ariko nanone ntago byagakwiriye kuba ari success ugezeho, achievement ya mbere igezweho ku bakongomani babaga mu buhungiro, batswe gakondo yabo, muyigejejweho na M23. Nkwibwirira akantu. Yego. Amerika, Aziya, Uburayi, Canada, n'ahandi hose abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari ku isi, n'abanyamurenge aho bari hose ku isi, baracumbitse, baracumbikiwe. Icyo nshaka kuvuga, ntimuzigere mwibagirwa ko muri abakongomani, abana ba Kongo ntiwabona ubwene igihugu bwaye. Ariko ingero nziza zirahari. Iyo urebye ba Willimanzi bari biri muri Canada, barize, bafite amafaranga, ibintu byose bihari, bakaza muri aya masasu. Rurano urugero rwiza. Ikindi, aho wumva bari mu mahanga, aba bari muri Amerika, bari Burayi, bari muri Canada, aho bari hose, wangu barimo barashaka ubuzima. Ariko icyo nshaka kuvuga, imirimo bakora irabavuna cyane. Kuvunika ni ngombwa, ariko babaye bari kuvunika bavunikira igihugu cyabo, bari iwabo, yego baragenda bakavunika gutyo n'amafaranga bakayabona, ariko na dépense zayo ushobora gusanga muri buzima abantu bari ababamo, ushobora gusanga bihura. Yego. Cyangwa se nyine bari gusurviving. Ariko noneho hari n'igihe kigera noneho bakanaronka, bakagira ibyo babona, barabishora he ko bagomba kubaka iwabo. Ese
bazasaza kandi pe ko umuntu uzi ubwenge wanakoze akagira nuko yibonera ubuzima uramutse wifuza gusaza neza wasazira muri Afrika. Yego, live and die in So ubwo Africa. n'abazungu barabizi rero ikiriho kibikora imana yabo, imana basenze, imana bagisenga, imana basenga, ikigaragara nuko yabasubije iwabo. Yego, yabahaye gakondo. Hari abumva ibiganiro bikomeje kuba by'idoha, ngira ngo duhise ko tuninjira aho ngaho ubwo kubigiye birahita bihura. Hari n'ibindi biri kubera Washington. Hari ikibazo cyavutse. Byakaye kwamba se? Kwamba se wamutindaho buriya? Yego, noneho turamutindaho. Harahindagurika. Turamutindaho. Uzi impamvu? Kayikwamba nta nubwo ngewe nigeze mbona na biriya biganiro ari amasezerano basinye. Nabonaga ari uku ira declaration de principe. Yego, nabonaga ari kubikora nyine just nk'umuntu, kandi yaravuye hariya bahita bamugira general autoproclame watumwe ngo yagitsinze, ngo uriya ngo ni utsinze urugamba rwa diplomasi. Uri kubyumva? Ngo ubundi uriya ngo niwe mu general, ngo abandi bose baratubeshya, ngo afashe u Rwanda ararugaragura muri Amerika araterura kubita hasi. Uri kubyumva? Noneho rero yicara akavuga ngo amagambo yavuze wayumvise. Yasubije ibintu muri 2020. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko wabona umuntu ari kurira ageze hejuru nko kuri Stitowa, avuye hasi bimugoye kongera ukamanura. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byose barimo by'ibiganiro yerekanye ko yabifashe ibintu byose. Bana yabiteruye arafata araterura akubita hasi, aragarata u Rwanda rwaraduteye, ati u Rwanda muzi ibibombe bari kurasa muri Kongo, tibikica n'ingabo, ngo muzi abagore abanyarwanda bafashe ku ngufu, muzi abana, muzi ibiki byose, muzi amashuri yarafunzwe, ibitaro byarashenywe. Uzabari kwita abanyarwanda? Uzabari kwita abanyarwanda? Buretse nkibwira ibyo yavuze ngo urwo n'u Rwanda. Ati u Rwanda ngo duturanye n'ibihugu byinshi ariko u Rwanda rwarananiranye, ati rwaragize rwarwaye ubutaka bwa Kongo, ati abaturage ba Kongo mu burasirazuba bwa Kongo barapfuye, barashize, nta mahoro bagira, nta mutekano bagira. Aho hantu ntahibuka, ntahagera, ariko ari kujya kuvuga ayo makuru. Nyamara ibitangazamakuru mpuzamahanga ari kubibwira abantu bahora mu bitangazamakuru mpuzamahanga, abantu bari kwakirwa na Bananga na ba Bisimwa, baganira n'itangazamakuru, bagaragaza uburyo umutekano wagarutse, berekana uburyo bakora umuganda, berekana uburyo bari kubaka imihanda. Ariko Kayikwamba we yarangiza akavuga ati wapi. Ariko ibanga dore ngiri rero. Muzi byabaye Idoha, hari ibiganiro bigomba guhuza guverinoma ya Kongo Kinshasa na M23 bimaze igihe. Mu minsi ishize M23 yatangiye itangaza ko hashize nk'iminsi 3 bavuga ko ibiganiro bitari kugenda neza. Umusibejo Qatar yaratangaje iti aba bantu tubongereye icyumweru kugira ngo turebe icyavamo. Bisobanuye ko ibiganiro bitari kugenda neza. So nimba nyuma yuko M23 bivuze ko bitari kugenda neza, ukumva Qatar ibyo igarutse bishimangira, Kayikwamba gahita azavuga biriya rero. Ubwo urumva batari gusobanura ko umva ukuri rero. Hariya muri Qatar hibereye abakongomani gusa, donc nabahagarariye guverinoma ya Kongo Kinshasa na M23 bose n'abakongomani. Donc barafasha agapira bakabakubita mu biganza bwa ati nimugende mwicare nk'abakongomani mwiganirire. None ibiganiro ku munzani M23 mu biganiro iri gukubita leta ya Kongo mu biganiro. Kubera iki? Reka turebe amaturufu yo gushyira ku meza. Mu biganiro M23 irababwira ati dufite Nord Kivu na Sud Kivu, mugomba kutwumva, ibyo turi gusaba mwakwanga tukaguma. Kongo iti no, ahubwo mwebwe nta nicyo turi buvugane, icyo twavugana cyose turajya kukivugana mwabanje kuhava. Taporekire. Uri kubyumva? M23 nayo iti nese turava dute?
ubu noneho ku mitutu y'imbunda twarabakubise, leta ya Kongo twarayikubise turahabambura, turi hano twarahabambuye turahafite, twashyizeho n'inzego z'ubuyobozi, nitwe turi kuhayobora, twafashe ku mbunda. None hano Doha muri Qatar muraza kubuvugisha umunwa n'umunwa ngo nituve aho twafashe. Oya Twahafashe n'imbunda, ukuvuga ngo twafatiye mu mirwano. uvuga sempa ari leta ya Kongo ifite ingingo igomba kuzana ku meza y'ibiganiro. Yego. Ari nayo M23 yari ifite ingingo yuko mu bintu byose biri bukorwe mu biganiro ari uko Tshisekedi ari buve ku butegetsi. Buretse mbwira aho ngaho, aho ngaho winjiye ku kintu cyitwa AFC M23 twirwaneho. Icyo ukihoreye. Erega bari abantu bose barwanira. Bukihoreye. Barwanira ikintu kimwe. M23. Turi kuvuga kuri M23 iyobowe na Bertrand Bisimwa. Iyobowe na Bertrand Bisimwa. Mu rwego rw'iki? M23 rega ni igisirikare. Oye. Igisirikare cyitwa ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, kandi wenda ndashaka ngo ngusobanurire ibintu byumve neza. Ahubwo no kuvuga ngo yo hajemo AFC. Ndashaka ngiye ngusobanurire. M23 ntago ari ishyaka rya politiki. M23 itangira kuba yabayeho muri za 2003-2004 gutyo muri iyo myaka. Ntago ari M23. Uri kubyumva? Ni reka byitwa byari byankunda CNDP gutyo. Ndagira nkubwire ikintu kiri kurwana none, ndashaka mbikumvishe neza. irarwana ku bwa Joseph Kabila ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu mu 2009 bagirana amasezerano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamaze kugirana amasezerano, ayo masezerano avamo kuko bakavanga igisirikare n'ibindi. Ariko ibyo ntibyatinze kubera ko n'ubundi b'abakongomani bavuga batangiye kubakorera unyanyasaje, batangiye kubashimuta mu butegetsi n'abandi bakomeza kwicwa. Aba baturage barwaniraga barakomeza baricwa. Barangije bakora icyo bise mouvement du 23 mars. Barangije babivamo. Bagaruka muri indi zina. Bagarutse ni babandi. Yego. Ariko bagarutse muri indi zina. Ariko mu guhindura izina biyise M23. Kubera iki? Bashakaga kwibutsa igihe basinyiye ayo masezerano. Donc kwiyita ririya zina ni babandi ba mbere, ariko kwiyita ririya zina is to remind ne ya M23 y'abantaganda y'abantaganda na barurankunda. Yego. Uri kubyumva? Kuko na ba Makenga bararwananaga nabo. Uri kubyumva? Noneho baraza 2012 na 2013 nanone barongeye kubura indwano. Bamaze gufata Goma bayimazemo agahe gato cyane, barakubitwa barongera bakwira imishwaro. Turi kumwe? Bakwira iki? Imishwaro. Ejo bundi baragaruka. Ndikubwira M23. 2021 baragaruka. Batangira intambara. Barwanira iki? Uburenganzira bwabo iwabo, ariho Nord Kivu na Sud Kivu. Uzi icyo bisobanuye? M23 nona yageze ku ntego. Aho turi kumwe mu mwaka wa 2023 i Nairobi muri Kenya. Ejo bundi 2023 hashingiwe ikintu gikomeye cyitwa Alliance Fleuve Congo AFC. Ya Colonel Nanga. Umukuru wayo abande Nanga. Colonel Nanga. Kabiri gatatu urumva ko AFC nayo ifite icyerekezo cyayo n'intumbero zayo. Ariko ifite ikindi icyerekezo n'intumbero yasanganye
M23 turi kumwe. Icyo bemeranyijwe n'iki? AFC yasabye M23 ko bakorana mu bwumvikane, barakorana. Urumva ubundi niba byabaye alliance, ubwo ni imitwe myinshi yihurije hamwe cyane, abantu benshi bihurije hamwe bakora icyo kintu. None ntiwamenya naho baherereye. none ni Kinshasa bariyo Bafite iyihe gahunda iyo AFC yo gukuraho ubutegetsi bubi bwa Kinshasa iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Mulumba. Urabyumva neza? Noneho barihuza biba AFC M23 na nyuma baza kugirana amasezerano na Twirwaneho y'abanyamurenge yo muri za Minembwe, bita biba AFC M23 Twirwaneho. Bivuze iki? Iyo AFC M23 Twirwaneho bishatsemo ubuyobozi, bashyiraho witwa coordinateur. Coordinateur go no muhuza bikorwa w'icyo kintu cyose. Abande Corneille Nanga n'umuyobozi wa AFC M23 Twirwaneho. Yungirizwa nande? Yungirizwa na Bertrand Bisimwa, wari usanzwe ari umuyobozi wa M23. Nanone kandi ni umuyobozi wa M23, ni nayo mpamvu ajya mu biganiro hehe, ajya hehe Idoha. Ubundi Bertrand Bisimwa benshi bamwita perezida wa M23, ariko Corneille Nanga bamwita coordinateur wa AFC M23. Ibyo nabyo uzajya ubasha kubitandukanya. Ubwo wamaze kumva Nanga n'inshingano afite, wamaze kumva Bisimwa n'inshingano afite. Harahitaza noneho General Major Sultan Makenga, umugaba mukuru wa za ngabo zose, akaba umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23 Twirwaneho. Turi kumwe? Akungirizwa cyagakurikirwa na Byamungu. Turi kumwe? Mu itangazamakuru ubwo Makenga aheruka kuganira n'itangazamakuru, bamubajije ku ntego za M23 n'ingamba bafite. Ababimubajije bari bakuye ku kuba iyo Corneille Nanga avuga icyerekezo cya Kinshasa no gukuraho ubuyobozi bwa Kinshasa. Makenga we avuga ko batangira intambara, intego bari bafite kwari ukufata kurwana uburenganzira bwabo butuma bagira iwabo, niho Nord Kivu na Sud Kivu. Ndetse Makenga yaranavuze ngo na Sud Kivu ntitwayibaraga, twebwe twashakaga Nord Kivu kuko niho iwacu, tugize amahirwe turahafata. Aravuga ati mwaba muzi impamvu twagiye na Sud Kivu? Buriya ngo twagiye kurwana Sud Kivu kuko twari tumaze kubona ko umwanzi none uri kutubuza kuba muri Nord Kivu neza ari guturuka muri Sud Kivu. Duhitamo kujya kurwanyiriza umwanzi ahaturuka, tujya gufata Sud Kivu. Yego, turi kumwe cyane. Bivuze ngo ku kintu cyitwa M23, ku ntego zabo bamaze kuzigeraho. Noneho rero Corneille Nanga ubwo urumva AFC ikiza hari imbaraga yazanye muri M23, birumvikana. N'ikindi byafashije M23, noneho yahise igira departement ebyiri zose zimeze neza. Izo departments yahise kigira iya mbere, yahise igira departement ya politique, ihita igira na departement y'igisirikare. Ibintu bihita ko birasobanuka. Ubu ngubu rero igihari ikigaragara nuko AFC yafashije M23 Twirwaneho kugera ku ntego zabo. Ikindi nka AFC ye nubundi yari iyobowe n'uwahoze mu buyobozi bwa Kongo. None ubwo icyo M23 nayo ntekereza ko yakora no gufasha AFC gukemura ikibazo cy'Kinshasa. Cyayo umuyobozi ugerageje kubyumva. Nuko bino bintu bimeze. Ndabyumvishe cyane. Abakunzi bacu, abantu badukurikiye, mukomeze mujye muri comment muduhe ibitekerezo n'uburyo mwakira ibiganiro byacu. Semparika dusoreza aha. Yego.
turaza gukomeza n'ubundi mu kanya ni tugiye kubategurira n'ubundi mu kanya turaza gukomeza tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye haba ku rugendo online TV ndetse no kuri Inside Rwanda mugiyeho muradukurikira cyane 5 kuri 5 Robert Sympathique reka ngushimire cyane asante sana Gakire ubashe gusobanurira abakunzi bacu byimbitse cyane nabonye abantu bari kuvuga ati rwose urabivuga tukabyumva tukabisobanura munyongerera kuka rero bajye bakongerera kuka bajye bakanda mu mukandira akanyenyeri mujye mwongera kuka yes asante sana sana